Ese wari uzi ko hari umuntu ufite inzozi nk'izawe, akaba afite ubushobozi nk'ubwawe, ariko akaba agiye kurusha wowe gutsinda? Si uko aruta wowe, nuko we yatangiye, wowe uri kugerageza. Buriya nta tsinzi iza ku muntu usinziriye ku nzozi ze, nta n'amahirwe aza ku muntu utinya gutangira, nta n'iterambere riza ku muntu uhora asaba igihe. Buri munsi ubyuka ufite impano, ariko impano idakoreshejwe irapfa. Ntutekereze ko ibintu biba perfect. Perfect ituruka mu gutangira. Ubundi uyu munsi wakagombye kuba wibaza ibibazo bibiri: niba ntangiriye kuri uyu munsi, ejo nzaba ndihe? Niba nkomeje gutinya, nzaba ndihe ejo? Ejo nzaba ndinde? Wibuke intsinzi ko ari umwanzuro, atari amahirwe. Buriya ntugapfukirane ejo hawe, kubera ko kugira ubwoba bw'uyu munsi nibyo bituma ejo hazaza hawe naho bitagenda neza. Iyo ugize ubwoba bwo gutangira uno munsi, nicyo kigena ubwoba bw'ejo hazaza, nicyo kigena uko uzaba uri ejo hazaza. Buriya ugomba gutangira nonaha, kuko igihe cyawe ni uyu munsi. Niba wumvise neza ubu butumwa, bukaba bugukoze ku mutima, gusangiza abandi. Umuntu wenda, hari undi wenda bwahindura ubuzima bwe. Niba wowe wumva ntacyo bukumariye, ariko waba ushobora kubwumva ukagira icyo bumumarira.